winuteterubera wisangira wagukunze ntukagire irungu warakunzwe n'intore kuva nkigukunda ntiwigeze undushya igihe tumaranye wanyeretse ubupfura by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe ujya uruvomera ngwino murimbo wanjye wisangira amavure abakubuza inzira bakeme wikomereze rubera rw'abakubyaye wisangira ingeri yawe gahora n'ubupfura waranaburemanwe uzambera uruhimbi shuti nzakubera icyansi nunabona haga ntuzigera uturaga iyo ugize aho ujya iyo nakubona ururabo wakunze ukarurinda byose ndukubita amaso nkarukubonamo dushimiriya duhuje yahuje iyo mitima nzarurinda byose icyana kizarubura imvura ninabura nzajya nuhirira abashinzwe kugira babicaza rwose ariko kugira ngo tugere no mubona hageze utangira gahunda tutabanje kwiragiza uwaturi abagira ngo rero aho turi abambaye ingofero tuzikuremo aza dushyira imbere y'Imana kugira ngo idufashe mu muhango wacu bakwigira hino mutagatifu
yawe mu ijuru yubawe bagire bose gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru uratundire none Nyagasani Imana twongeye kugushimira ibitangaza wakoze guha mu gitondo. Twese twabyutse dufite iyi gahunda yo kuza kwizihiza aba bageni nk'uko ubukwe urimo bugenda neza kandi nta gishobora kuburogoya. Twongeye kugushimira uburyo abageni bacu bageze hano amahoro, none turakwereka imihango yose igiye kubera hano uyijya imbere nk'uko uri umubyeyi, nk'uko wabiteguye mu bwana bwabo kugeza ubwo bahuye. Dufashe muri byose turabikuragije kandi tubigusabye kubw'izina ry'umwana wa Yesu Kristo, amen. Ku izina ry'Imana Data, ko isengesho ryacu Imana yaryumvishije ikaba igiye no kudufasha muri gahunda zose tugiye gukorera aha ngaha. Ubwo rero muri kano kanya bashyitsi bahire twabahaye ikaze kandi rwose mukomeze mugubwe neza. Natwe urabona ko turi abasangwa twabukewe rwose, muratubona uko tungana kandi natwe turakeye rwose nk'uko namwe mwaje mukeye. Batanga ikaze kuri bano bashyitsi, nyakubahwa umuyobozi wacu, ijambo ni ryawe. Amakuru ni meza. Mwari muraho? Turaho, ibihe ni byiza, akavura karuba turimo guhinga rwose hano mu muryango wacu wa Dominiko Bukeke. Tuguhaye ikaze n'abo mwazanye, ndetse uzana amahoro uzana urugwiro nk'uko usanganywe, maze wicare ugubwe neza. Tukwakire dukomeze ikiganiro. Yaje kudusaba umugeni turamumwemerera, arasaba arakwa, ibyo twamusabaga byose arabyubahiriza. Ubwo rero twaje guhana itariki ya 18 z'ukwa 9 yo kumuhekera, tukamuzanira umugeni we yadusabye. Ngira ngo abari bahari mu gihe gishize baza kudukwera, twahanye ino tariki kugira ngo twariteguye, akaba ariyo mpamvu twabahekeye tukabazanira umugeni mwadusabye. Ubwo banagira ngo Hategekimana aze kwitegereza neza arebe ko umugeni yadusabye ariho twamuhekeye, kugira ngo arebe ko natwe tutica amasezerano nk'uko nawe atigeze agica amasezerano twagiranye. Muri make yewe n'abo mpagarariye n'umuryango wadutumye batubwiye ko tubazanira umugeni w'ineza, umugeni w'amahoro, muzagira amahoro mwese kandi tuzakomezanye. Murakoze. Nabo mushya gukwiye, nagira ngo bakongera ndavanze n'impundu ugumye wizihiwe. Muri make rero umuryango wa Dominiko Bukeke mwantumye ku mugabo bazina Manuel, dutumwe n'umusore wacu Yamira, ambwira ko yarambagije y'umugeni. Mpageze byabaye kwisanga, uriya mugabo Soteri na Manuel banyakiriye neza, mwongere mu bahamashyi. Gusa muri make Martine uhagararira umuryango wa Dominiko wantumye umugeni, umuntu makwabazi na Manuel, umugeni w'urukundo musanganywe, kuko burya hari umugani waca mu Kinyarwanda ngo imfura na se barangana, ntabwo bagomba kugira inshuti ziyoberwa. Gusa abanyamuryango bazanye na Soteri, wigeze kuvuga uti Manuel ahaguruka arebe ko umugeni yaje yakariwe, ubupfura mbaziho nimujya mugurana. Nagira ngo ntiyamira ndebere noneho nkomeze.
igihe twahereye tuganira ni kera cyane, kuko burya ubukwe abantu bose barabuzi bukunze gutinda, ariko ntabwo twigeze turuhanya. Ishimwe kugeza igihe tujya mu buyobozi, njye nawe ibyo twasangiye ni byinshi tuhavuye kandi byiza bitunogeye, nabyo bongera babikumira amashyi. Gusa muri make ubu nabwo nahaje nje gutwara umugeni kugira ngo ayizane, kuko nabashije kuyigeza hano kugisangira n'umuryango. Imbuto zihiza